Ni mu masaha y'igitondo, Deo rero aba ari muri biro ye, gusa stress ziba ari zose kubera inama baba bafitanye mu kanya n'abashoramari baba bagiye kuza muri iyi kampani. Aba rero ari kubaza uyu mushuti we ndetse aba afata nk'umuvandimwe bakorana, ati ariko ubundi kubera iki iyi nama batatumye tuyikora kuri Zoom? Byari kuba ari byiza kurushaho, ndumva rwose nifitiye stress nyinshi. Naho rero uyu mushuti we ati ntabwo byashoboka, ntabwo rwose amafaranga angana kuriya bagiye gushora muri kampani yacu bayashora gutyo gusa ahantu bataragera ndetse ku bantu batarabonana. Byari ngombwa rwose ko baza nyine maze tukabonana amaso ku maso, tukavugana bakabona nyine gushora ariya mafaranga. Ntabwo rwose bapfa kuyarekura gutyo gusa ngo ni uko umuntu muvugana online, ntabwo bishoboka. Deo rero akomeza kugenda yitsa imitima, uba ubona rwose adatekanye habe na gatoya. Naho rero uyu mushuti aramubwira ati tekana, tekana rwose biragenda neza. Mu kanya gato rero aba bantu nyine baba bagomba kugirana inama baba binjiye, aba ari umukobwa ndetse n'umugabo. Uyu mukobwa rero aba ari sekreteri w'uyu mugabo nyine uje gusinyanya amasezerano na kampani ya ba Deo. Baba bakinjira rero bagasuhuza uyu mushuti wa Deo, maze uyu umugabo nyine yasuhuza Deo, Deo agahita amwambura akaboko, agahita nyine amwishikuza nkaho rwose afashwe n'amashanyarazi. Uyu mugabo rero aramwitegereza ariko nyine ntabitindeho, bagahita bicara maze bagatangira nyine iyi nama. Barumvikana maze rwose uyu mugabo akemera ko agiye gusinyana amasezerano na kampani ya Deo. Bakimara rero gukora inama bakorana mu biganza nyine nko kwishimira aya masezerano baba bagezeho. Uyu mugabo rero akora mu biganza by'uyu mushuti wa Deo maze rwose akamubwira turakoze cyane. Naho rero uyu mugabo ajya gukora mu biganza bya Deo nyine nko kwishimana, maze Deo agahita amwishikuza, agahita avuza induru cyane ati ntugomba kunkoraho, ntukankoreho, kubera icyo unkoraho wowe? Akavuza induru maze rwose agahita ajya mu nguni, wagira ngo ahari nk'uyu mugabo amufashe ku ngufu. Uba ubona nyine wagira ngo hari nk'ikintu kibi rwose amukoreye, kandi nyamara kuba ari ukumukora mu biganza gusa. Uyu mugabo rero ahita atangira kwibaza ati ariko se uyu umusore wanyu afite ikihe kibazo? Deo afite ikihe kibazo gituma ashaka kunkubita kubera ko mukoze mu kiganza? Naho rero uyu mushuti wa Deo we rwose ahita yitambika ariko basobanurira ati hoya rwose nuko atameze neza, ariko nyine ubusanzwe si uko asanzwe ameze. Arisobanura ariko uyu mugabo agahita avuga ati hoya, ntabwo ngomba gusinyana amasezerano n'abantu utamenya uko bameze. Ndabona rwose ufite ikibazo, wagira ngo Deo ntabwo yuzuye mu mutwe. Ntabwo rero rwose nasinyana amasezerano namwe, nta nubwo narekura amafaranga yanjye ngo nyaho umuntu mbona rwose udatekanye mu mutwe, wagira ngo afite uburwayi. Bakomeza kumusobanurira ariko akabyanga, ahita ababwira ati ubwo nyine amasezerano turayaretse, ntabwo tukiyasinye. Bahita bigendera maze Deo agasigara muri biro ye. Noneho rwose agahinda ari kose, atari ku koko kuki byagenze gutya, kuki buri gihe ari njyewe, kuki naniwe kwihanganira akantu gato gusa ko kunkora mu kiganza. Ubundi se koko kubera iki bitabaye ngombwa yuko dusoza inama neza maze uriya mugabo ntagerageze kunkora mu kiganza? Naho rero uyu mushuti we ati ihangane nyine, ibyabaye byabaye kandi ntacyo twabihinduraho, gusa ndizera nyine ko yenda mu hazaza hashobora kuzaba ikintu cyiza. Reka tugire ukwizera ko ahari twazabona undi muntu dusinyana amasezerano. Naho Deo ati hoya, nta cyiza rwose gihari, ibintu byose bibaho biba ari bibi. Sinzi impamvu ari njye utajya ugira amahirwe na rimwe mu buzima bwanjye. Deo ati ntakubeshye, nari nkeneye rwose iyi partnership n'aba bantu. Birambabaje rwose kuba bidakunze, kandi nanone ari njye byose ubyangije. Kampani yanjye rwose ntabwo ihagaze neza, aya mafaranga rero ninyakeneye. Mushuti we ati nyine nta kundi, nakubwiye ko ibyabaye byabaye kandi ntabwo twabigarura. Deo rero ahita yitahira kugira ngo ajye kuruhuka, kuko n'ubundi akazi ntabwo rwose aba yari gushobora gukomeza kugakora. Gusa nyine aba afite umutima mubi rwose mu buryo bugaragara. Arataha rero maze agahita ajya mu buriri, amara kuryama nubwo rwose no kuruhuka biba bidashoboka kuko ntabwo aba ari bubashe gusinzira, aba afite umushiha mwinshi cyane.
ajya kumva rero akumva urusaku rw'umuziki ukabije uri kumusakuriza, ahita abyuka n'umujinya mwinshi maze akabaza umuzamu we ati iyo miziki ndi kumva iri guturuka hehe? Naho uyu muzamu we ati ese ntabwo wabimenye? Hari nyine umucoma mushya w'umukobwa waje muri ino karitsiye niwe rero uri gucuranga, uyu mucoma nyine yotsa inkoko maze akazicuruza. Uyu muzamu kandi ahita akomeza amubaza ati none se ntabwo muzi n'ukuntu agira inkoko ziryoshye muri iyi karitsiye yose? Naho Deo n'umujinya mwinshi atumva nkubwire sinshinzwe kumenya ibyo akora kandi nawe rwose sinkeneye kumumenya, ahubwo ihute umubwire ngo ndavuze ngo nacecekeshe iyo miziki vuba vuba ndashaka kwiruhukira. Uyu muzamu rero agenda yiruka maze agahita abwira Angela. Angela rero ni uyu mukobwa nyine uba ari umucoma rwose ari kwiyokereza inkoko, aba ari gucuranga cyane rero ari nako nyine abyina akurura abakiriya be, aba ari no kwiririmbira kugira ngo nyine abakiriya baze banakurikiye izi mbyino ze ndetse n'uyu muziki we maze baze kumugurira. Uyu muzamu rero amugera iruhande agahita yipfuka mu matwi dore ko rwose umuziki uba usakuza cyane, ati Angela zimya maze nkubwire. Angela rero arazimya ati wowe se kandi urashaka iki kuki uri kumbwira kuzimya umuziki wanjye? Naho uyu muzamu ati bosi wanjye arambwiye ngo uzimye uyu muziki uri kumusakuriza ngo wamubujije kwiryamira. Angela rero atangaye cyane ati bosi wawe se ninde? Ni muntu ki wo kumbuza kwicurangira? Uyu muziki rwose niwo unkururira abakiriya, niwo utuma kandi ncuruza, nibereye mu kazi kanjye, none nicyo kazi kanjye ngo ni ukugira ngo akunde asinzire? Ubundi se mutuye hehe? Naho uyu muzamu ati dutuye, arahamwereka maze uyu mukobwa akabona ni kure cyane, ahita amubwira ati ariko namwe mureke gukabya, umuntu wampaye hano hantu nkorera atuye aha hirya gatoya, nyamara ntabwo ajya anyiyama ngo ndasakuza cyane, gute mwebwe mutuye iyo bigwa ari mwe mwakumva urwo rusaku? Naho uyu muzamu ati impamvu umuntu waguhaye hano atavuga ni uko nyine umwishyura, ntabwo yakubwira ngo uramusakuriza, ariko twebwe rwose watubujije amahoro, iyi karitsiye irimo abantu bakeneye kwikorera, bakeneye gusinzira, uradusakuriza cyane. Naho rero uyu mukobwa atumva rero nkubwire, genda ubwire uwo bosi wawe azaze kubinyibwirira, ntabwo rwose nshobora kuzimya uyu muziki kuko niwo utuma ninjiza amafaranga. Uyu muzamu ahita ataha rero maze akagenda akabwira bosi we ati rwose uyu mukobwa yanze kugabanya uyu muziki, yambwiye ngo uzagende ubimwibwirire ngo kubera ko uyu muziki niwo utuma acuruza. Deo rero ahita arakara maze agasubira mu cyumba nta kintu nyine abusubije uyu muzamu, gusa nyine aba arakaye rwose mu buryo bugaragara, uyu munsi nyine uba wamubereye mubi rwose. Umunsi wakurikiye rero Deo aba ari kuva ku kazi maze akanyura imbere y'aho wa mukobwa yari afite icyokezo, asanga rero ari kwigendera n'ubundi ahamagara abantu ati muze murye ku nkoko zanjye, numara kuziryaho rwose nta zindi na zimwe uzongera kurya, ziraryoshye zimeze neza. Aba ari kubyina rero n'abantu ba hano nyine muri iyi karitsiye bakaza bakamufasha kubyina umuziki rwose usakuza. Deo rero ahanyura maze agahagarara bukeya akamurebera mu kirahure cy'imodoka, aramwitegereza ukuntu ari kubyina maze agahita akomeza akitahira. Aba akigera mu rugo rero maze agahita yumva abantu barakomanze, ajya gufungura agahita asanga ni mushuti we ndetse rwose uba uri kumwe na mama we. Mama we ahita amubwira ati mwana wanjye nari ngukumbuye cyane, umbabarire ko mbonye meze gutya, ntabwo rwose nari kwihanganira gutegereza, numvaga umuntu wa mbere nkeneye kubona mu buzima bwanjye ari wowe. Ahita atambuka rero ajya guhobera Deo, maze Deo ati ntunkoreho kandi igira hirya hashoboka. Naho rero mama we ati mwana wanjye kubera iki rwose utansuhuza kandi nari ngukumbuye, kubera iki iyi myaka yose yari ishize utaza kundeba? Naho rero Deo ahita amubwira ati nsohokera mu nzu rwose gira vuba, ntabwo nkeneye kukubona, wangije ubuzima bwanjye, ukomeze uyu munsi ni wowe wabiteye, nsohokera rero mu nzu gira vuba. Mama we rero ahita yisohokera kuko nyine aba abona uyu musore afite umujinya mwinshi. Naho uyu mushuti wa Deo uba wazanye mama we ahita abwira mama we ati hoya buretse, naho uyu mubyeyi we rwose ahita yisohokera yihuta. Uyu mushuti wa Deo ahita amubaza ati gute rwose wirukana mama wawe, kubera iki ari kuriya kuntu mwakiriye? Naho Deo atumva nkubwire, mama wanjye yanyangirije ubuzima,
naho uyu mushuti ati nyamara mama wawe ni umubyeyi wawe kandi yarakubyaye. Naho Deo ati icyo nicyo kibazo nyine, yarantwite yego arambyara, ibyo ngibyo n'uwo bishyuye yabikora, ariko icyo yabuze ni ukuba umubyeyi wanjye. Inshingano zo kuba mama nizo zonyine rwose atigeze yubahiriza. Kuba ubuzima bwanjye bwarangiritse bigeze aha, byose ni ukubera we wanze rwose kumva ibyo namubwiraga, ahubwo agakomeza kumva ibyo umugabo we yamubwiraga. Rero rwose ntabwo ngikeneye kuvugana nawe, singikeneye no kumubona ukundi. Mushuti we ati ariko rwose imyaka 18 yose amaze muri prison ukaba utarigeze umusura, ndakeka cyari igihano gihagije ku buryo utakabaye ukomeza kumuhana. Deo ati navuze ngo sinkeneye no kumva ukomeza kumbwira amakuru ye. Bukeye rero nanone Deo aba avuye ku kazi maze akongera akanyura aha uyu mukobwa aba acururiza, noneho rwose ahita asanga n'umuzamu we ariho ari, aba yagiye kwikopesha inkoko k'uyu mukobwa. Uyu muzamu rero akimubona maze agahita aza yihuta agasanga nyine bosi we uba wafunguye ikirahure n'ubundi ahagaze hano. Aramubwira ati bosi wanjye, none se nagufasha gute? Naho rero Deo ati ndashaka kumenya uriya mukobwa wigeze ndakoreka muri iyi karitsiye watubujije amahoro, umukobwa rwose udatuma duhumeka, ubundi uriya mukobwa ni muntu ki? Naho rero uyu muzamu ati nakubwiye ko nyine ari umucoma rwose usobanutse, sinzi impamvu ahubwo utaranarya ku bintu aba yateguye. Deo rero ahita amuca mu ijambo maze akamubwira ati genda umubwire ko mvuze ngo azafate ibintu bye byose abikure muri iyi karitsiye ajye gushaka ahandi hantu akorera. Ahita yatsa imodoka maze akigendera. Uyu muzamu rero agenda yijimye, maze Angela yamukubita amaso ati wowe se kandi ko ndeba ukanura mushaka kujya muri tuwarete byaba bikugendekeye bite? Naho rero uyu muzamu ati ntakubeshye rwose uri mu bibazo kandi bikomeye, bosi wanjye avuze yuko atagushaka hano, avuze ko ashaka ko uzafata ibintu byawe byose maze ukajya gushaka aho gukorera. Angela rero umukobwa rwose uzi kwihagararaho ati ariko rwose bosi wawe ni umwiyemezi, ati ariko ubundi bosi wawe ni muntu ki? Njyewe sinziranye nawe, nta hantu hamwe tuziranye, anshakaho iki? Gusa nyine niba ashaka kumenya uwo ndi we azaze nta kibazo, uwo munwa avugisha ibyo ngibyo nzabanza umucecekesha inki, nturebe ukuntu amaguru yanjye areshya, nzamukubita imigeri azasobanukirwa. Naho rero uyu muzamu ati bosi wanjye ntabwo wamushobora, ni umusore nyine ufite ibigango binini kandi muremure, atateye ubwoba, ndakubwiza ukuri rwose bosi wanjye ntabwo ari umuntu wo kwisukira. Naho Angela ati uranyitiranya, aha hantu niho hangaburira, niho nkura umugati, rero nta muntu n'umwe wahankura byoroshye, ntabwo rwose nahava ahubwo azaze tubonane imbona nkubone. Uyu muzamu ahita amubwira ati reka nigendere, gusa ibizakubaho byose ntuzavuge ngo sinakubwiye, ndakubwiye rwose ni akazi kawe bizakurikira. Angela ati igendere, njyewe ntabwo njya ngira ubwoba, nta n'umuntu n'umwe ujya untera ubwoba kuri iyi si. Deo rero aba akigera mu rugo umunaniro aba ari mwinshi, maze agahita yicara muri salo atangira rero gutekereza, maze mu kanya gatoya agahita yumva mu gikoni cye harimo kuvamo umuhumuro udasanzwe, kandi mu bigaragara nta wundi muntu n'umwe baba babana muri iyi nzu. Ahita ahaguruka rero akagenda yerekeza mu gikoni, maze agahita asanga ni mama we uri guteka. Ahita abaza mama ati kandi nanone wagarutse? Naho rero mama wa Deo ati cyane rwose muhungu wanjye, ahubwo genda ubanze ukarabe witunganye, maze rwose uze ufate amafunguro araba atunganye. Deo ati ariko ubundi nta matwi ugira, urashaka siko nzahamagara polisi maze nkayibwira ko umujura yanteye bakaza bakagusubiza muri prison? Urumva rwose n'iminsi mike cyane umaze uhavuye wongeye kuhakumbura? Mama we ati ariko mwana wanjye wambabariye rwose nkagusobanurira. Naho Deo ati nta busobanuro bwawe nkeneye, kuko ibyo wansobanurira byose ntacyo byahindura ku buzima bwanjye. Ubwo rero ndavuze ngo nsohokera mu nzu, kandi gira vuba rwose utarankoresha amahano, ntahamagara polisi bakongera bakagufunga, ariko niba ari byo ushaka nabyo ndabikora nta kibazo. Mama we rero ahita amubwira ati gusa nyine muhungu wanjye umenye ko rwose ngukunda, kandi ibyo nakoze byose nabikoze kubera wowe. Rero rwose nzategereza igihe nyine uzabonera umwanya maze ukantega amatwi, nishaka azaba ari imyaka 10 n'ingahe, nta kibazo rwose nzategereza. Ahita yisohokera rero maze akigendera.
Mama wa Deo rero yageze mu rugo maze rwose atekereza ukuntu yazabona umwanya wo kuvugana n'umuhungu we, ariko yumva biragoye. Mu mwanya muto yungutse igitekerezo maze yibuka ko rwose ashobora guhamagara uriya musore w'inshuti ye kuko baraziranye cyane, niwe rwose umuzi kandi niwe yumva, maze akaba yamubaza icyo yakora kugira ngo azabone ukuntu yakongera kugirana umubano mwiza n'umuhungu we. Ntatinzamo rero ahita ahamagara uyu musore w'inshuti ya Deo maze akamubwira ati ejo ndakwinginze uzaze rwose tubonane ndagushaka. Mama rero wa Deo arabyuka agateka yitegura nyine uyu musore w'inshuti ya Deo. Uyu musore nawe araza maze akamuha amafunguro. Uyu musore arishima cyane akamubwira ati ntakubeshya rwose mama, nari nkumbuye kurya ibyo kurya by'umubyeyi yatetse, bitumye rwose nibuka mama wanjye, nari mukumbuye cyane nubwo atakiri kuri iyi si, gusa najyaga nkunda rwose amafunguro yajyaga antegurira. Mama wa Deo rero abwira uyu musore ati rwose nawe uri nk'umwana wanjye, igihe cyose uzajya ubishakira ujye uza urisanzuye, ujye umbwira ngo utegurire ibyo ukunda. Baraganira rero maze mama wa Deo akabaza uyu musore ati rero naguhamagaye kugira ngo nkugishe inama, ndifuza rwose ko nakongera kugirana umubano mwiza n'umuhungu wanjye, ariko ndabona biri kure nk'izuba, ndifuza rero ko wamfasha maze ukambwira ikintu nakora kugira ngo rwose twongere kuvugana neza. Umuhungu wanjye ndamukumbuye cyane, ndifuza kumuhobera maze rwose nkongera kumuganiriza nk'umwana wanjye akanyiyumvamo. Naho rero uyu musore w'inshuti ya Deo ahita asakuza cyane ati hoya hoya, ibintu byo kumuhobera ntuzigere na rimwe ubitekereza, utazagerageza rwose kumukoraho noneho byaba bibi kurusha. Naho rero mama wa Deo atangaye ati kubera iki ntagomba gukora ku mwana wanjye, ni ikosa se rwose kuba nahobera umuhungu wanjye nkumbuye cyane. Naho uyu mushuti wa Deo ati hoya, ntabwo rwose byashoboka, Deo afite ikibazo gikomeye. Deo rero buriya afite uburwayi bwo gutinya abantu, ndetse by'umwihariko agatinya umuntu wese umukoraho. Iyo umukozeho ahita agira amahane menshi cyane maze rwose akaba yanagukubita. Mama we rero atangaye ati none se kandi ibyo ni ibiki, ibyo byaje ryari? Naho uyu mushuti wa Deo ati ibyo byose rero byaje nyine nyuma y'ibyamubayeho. Naho mama we ati nkabibona rwose impamvu anyanga bingana kuriya, niyo mpamvu anyanga kugeza kuri ruriya rwego, nuko rwose ibyo byose atekereza ko nyine byanturutseho, nari narayobewe impamvu anyanga cyane. Naho rero mama wa Deo ahita abaza uyu musore ati none se kuko umwana wanjye rero umuntu yakora iki kugira ngo rwose abe yakira ubwo burwayi ko numva buteye ubwoba? Umushuti wa Deo ati ntakubeshye rero mama rwose naragerageje, twaramuvuje ahantu hose ariko byaranze, uretse igitangaza cyaturuka ku Mana gusa nta kindi kintu na kimwe dutegereje. Mama we rero ubwoba buramwica n'agahinda maze akavuga ati rwose ngiye gusenga, ibintu byose byabaye ku mwana wanjye ni njye nabigizemo uruhare. Ku rundi ruhande rero Angela we rwose abyuka yatinze cyane, aba yakererewe maze akabyuka akabanza agapfukama imbere y'igitanda cye ati Mana yanjye waramutse neza, nizere ko rwose wagize ijoro ryiza. Aba abwira Imana rwose nk'aho ari umugenzi we bari kuganira, maze ati rero Mana rwose wakoze kundinda, ikindi kandi warakoze kuma hariya ahantu ncururiza inkoko zanjye, kubera ko nyine hari abakiriya, ndakwinjiza uzakomeze ubazane ibintu bizakomeze bigende neza. Ariko nanone Mana hari ikintu nshaka kugusaba, nk'uko rwose wampaye hari ahantu ngo nze mpakure umugati, mpakure amafaranga, ndifuza ko aha hantu ari naho nzakura umugabo w'ubuzima bwanjye. Ndifuza ko nyine umugabo wanjye mwiza kandi umugabo w'umwana mwiza twumvikana uzamuzana maze akansanga hariya hantu wampaye. Ndifuza rwose ko azaza maze akananjyana nkajya kureba urugo rwe. Ndifuza rwose ko nzajyana n'umugabo wanjye aho tuzaba ubuziraherezo, ariko rwose tuvuye hariya hantu nyine wankize. Ndabyizeye kandi Mana ndabizi ko wabyumvise, uzabinkorere rwose, uzampe umugabo mwiza kandi nyine azansange hariya. Amara gusenga rero maze akongera ati Mana rero rwose wirirwe neza, ugire umunsi mwiza, kandi nanjye nizere ko uri bubimfashemo maze nkagira umunsi mwiza. Ahita rero ajya muri dushe
maze akimara kwambara ahita abona telefone ye isonnye, aritaba agasanga ni ba bashuti be bajya bamufasha kubyina aha hantu nyine akorera, bahita bamubwira bati banguka, banguka rwose ibi ntabwo bimeze neza habe na buhoro. Ati kandi se byagenze bite? Bati ha hantu hawe bahasenye, bahasenye nta kintu kimwe gisigaye gifatanye n'ikindi, ibyokezo byawe babishwanyaguje, ama etajeri yawe bayasenye ndetse n'ibikoresho byawe byose babinyanyagije, nta kintu na kimwe rwose usigaranye. Uyu mukobwa rero ahita atangira kurira ati ariko se mana, noneho rwose ibi ni ibiki bimbayeho? Ni ibiki bimbayeho muri iki gitondo? Ubu se kuko ndabigenza nte? Hariya niho ubuzima bwanjye bwose bwari buri, ndakora iki? Aragenda rero acyakubita amaso agasanga rwose ibintu byose nta kintu na kimwe kihasigaye. Aricara rero akarira maze akabaza ati ariko ubundi ninde wabikoze? Baramubwira bati ni Deo, wa mukire nyine wahariya hirya, uriya musore niwe wohereje abantu maze bakaza kuhasenya, gusa yarabahagarikiye rwose ari kureba ababwira ati n'ibyo ngibyo mubyangize neza, sinshaka urusaku rw'uriya mukobwa. Angela rero ahita afata inzira maze akajya kwa Deo, dore ko rwose baba banahamutungiye urutoki. Aragenda agakomanga, wa muzamu bakimubona ati Angela uje gukora iki? Angela ati mfungurira, bosi wawe ari hehe? Naho rero uyu muzamu ati bosi wanjye ari mu nzu. Ariko se uramushakira iki? Kuki rwose umusanze mu rugo rwe? Arakwirenza si ukukubeshya? Angela atumva ndamushaka ahubwo ninjye ndi bumwirenze, yifata nsenyere icyokezo agisenye kandi nta kintu mpfa nawe, ndifuza kuvugana nawe maze akambwira ikintu rwose twaba dupfa. Angela rero abakigera ku muryango ataranakomanga, maze Deo n'umushuti we bakaba barasohotse, baba bari bari mu nzu nyine bari kuganira. Deo rero ahita amubwira ati wowe kandi uragarutse hano, uranyizaniye? Ni wowe wa mukobwa wirirwa unsakuriza? Naho Angela ati ahubwo ngenje kukubaza kubera iki wansenyeye bizinesi? Nakugize nte? Ese njye nawe twaba tuziranye? Hari icyo twaba dupfa se? Ndifuza rwose ko umbwiza ukuri maze ukambwira impamvu wabansenyeye bizinesi bigeze hariya. Naho rero Deo atumva kubwire, narakwiyamye, narakubwiye inshuro nyinshi ariko wanga kumva, njyewe ntabwo njya nkina, ntabwo rwose njya nshaka abantu bankinisha. Angela atumva rero turajyana hariya wongere usubiranye ibintu byanjye uko byari bimeze. Deo ati ariko wasaze, genda ahubwo mvira mu rugo gira vuba, ntaguhamagariza abashinzwe umutekano. Naho Angela atumva ntabwo rwose uri buncike, byanze bikunze ugomba gusubiranya ibintu byanjye. Umushuti rero wa Deo ahita amubwira ati reka twisubirire mu nzu, ndabona rwose ibintu bikomeye, reka tube twigendeye, uyu mukobwa naza gucururuka tuze kongera twisohokere twigendere. Angela rero yumva ko bagiye gusubira mu nzu, maze agahita aturuka inyuma Deo akamufata amaboko, aramufata akamukomeza nyine, amufata mu nda ariko afatanye n'amaboko byose. Uyu rero umushuti wa Deo ahita agira ubwoba ati uyu mukobwa baramwishe neza neza, kuko yari azi neza yuko umuntu wese ukoze kuri Deo ahita agira amahane menshi cyane n'umushiha, ndetse rwose akaba yanamukubita igihe yaba amwegereye. Atungurwa rero no kubona Deo atananyeganyeze, maze agakomeza akabwira uyu mukobwa ati ariko koko wandetse? Naho uyu mukobwa ati sinkureka niyo wagira ute, ugomba kubanza ukaza ukansubiranyiriza ibintu. Deo ati rwose wampaye amahoro ko nta mahane nshaka. Atanarakaye rwose aba ari kubivuga ubona yatuje ahubwo cyane, wagira ngo uyu mukobwa amuteye nk'ikinya, kuko rwose amahane uba ubona yose yamushizemo. Uyu rero umushuti wa Deo arabyitegereza maze akumirwa. Uyu mushuti wa Deo kandi ahita abwira uyu mukobwa atumva nta kibazo rwose, ngenda bikwemereye ko ibyo bintu tugiye kubivuganaho na Deo, maze rwose tuzaguha igisubizo, ngaho igendere, humura rwose tuzagusubiza kandi bidatinze. Angela rero arekura Deo maze akamubwira ati ngewe ntabwo njya nkina, ubutaha nutankorera ibintu iyi modoka yawe nzayimenagura iri kugenda mu muhanda. Gusa nyine Deo we nawe aba yabaye nk'igiti, aba ari gutekereza ukuntu uyu mukobwa amufasheho maze akaba atabashije kumukubita cyangwa se ngo agire amahane nk'ibisanzwe. Angela rero amara kugenda, maze umushuti wa Deo agahita avuga ati mana yo mu ijuru urakoze cyane, niba ibyo mbonye kuko ari ibyanyabyo ntarotaga. Ahita abwira Deo ati uzi yuko uriya mukobwa
agufasheho ndetse cyane, akamara umwanya munini agufasheho maze ntugire amahane, ntushake kurwana. Deo ati nanjye ndumiwe rwose ukuntu uriya mukobwa kuva iyi ndwara yamfata ariko bwa mbere umuntu ankozeho maze nkumva nta mahane ngize ahubwo nkumva nditonze cyane birenze uko nari meze. Bahita rero bajya mu nzu maze mushuti wa Deo akabwira Deo ati rero tugomba kujya gushaka uyu mukobwa maze rwose akongera akagukoraho tukareba niba koko ari ibya nyabyo, njye ndumva nari ndi kurota. Barabyumvikana rero maze bakongera bagatuma wa muzamu akajya guhamagara uyu mukobwa aza yishimye rero azi yuko ahari bagiye gukemura ikibazo cye, maze akihagera uyu mushuti wa Deo ahita amubwira ati rero rwose nagira ngo ngusabe ubufasha. Uyu mukobwa ati ndagufasha iki se kandi? Naho uyu mushuti wa Deo ati ndifuza yuko twakwishyura amafaranga yose ushaka maze ugakora kuri uyu musore. Angela rero ahita asimbukira hejuru dore ko rwose aba ari n'umukobwa nyine ugira amahane nawe ukuntu. Ati none se mwandebye maze mumbonamo umukobwa wigurisha ku buryo mwifuje kunyishyura maze nkakora kuri uyu musore ariko nta soni mugira? Naho mushuti wa Deo ati ntabwo aribyo ndi kuvuga, ni ukumukoraho gusa nyine humura nta kintu kiri bube nyuma. Maze rero uyu mukobwa ati ahubwo nabamenye, murashaka kunjyana ikuzimu? Ninde wababwiye se ko roho yanjye ikenewe? Murashaka kuntangaho igitambo? Nabamenye rwose ahubwo ntihagire unyegera, ntimunkoreho. Ntabwo nari nzi yuko nyuma yo kuba muri abana babi muri n'abantu batanga ibitambo abandi bantu. Ntimunkoreho rwose, ibyo bintu byanyu sinabikora. Baramwinginga rero ariko rwose uyu mukobwa aba yifitiye ubwoba ahubwo aba avuga ati cyampa ngasohoka aha hantu rwose ubanza bakoreshwa n'imyuka mibi. Ahita yisohokera rero akiruka maze akababwira ati mva ntihazagire n'umuntu wongera kunyegera, n'ibintu byanjye rwose nimubyihorere, sinkeneye ko muzantangamo igitambo. Umunsi wakurikiye rero uyu mushuti wa Deo arabyuka maze akajya kureba mama wa Deo, aragenda akamubwira ati rero nari nje kukureba kandi nkeneye ubufasha bwawe. Mama wa Deo ati bimeze bite? Naho rero uyu musore akamubwira ati rero ikintu nari nje kukubwira ni ikintu rwose gitangaje, ahari wagira ngo cya gitangaza twatekerezaga ubu rwose kirabaye. Naho mama we ati mbwira nyine winyicisha amatsiko. Uyu musore abwira mama wa Deo ati biratangaje kuba rwose nyuma y'imyaka igera kuri 18 yose hari umuntu w'umukobwa wakoze kuri Deo maze rwose ntiyagira amahane, ahita yitonda cyane, ibintu rwose bitigeze bibaho kuva yafatwa n'iriya ndwara. Mama ati Imana yo mu ijuru ishime, nibura tubonye ikimenyetso cy'uko rwose umwana wanjye ubwo ashobora kuzakira. Mama we ati none se urifuza nyine ko ngufasha iki? Naho rero uyu musore ati rero rwose ni ibintu bitoroshye habe na gatoya, urumva nyine uyu mukobwa yakabaye rwose ari we uba umuti wa Deo, kubera ko yakabaye ari nawe uzadufasha kugira ngo nyine Deo yivuze noneho akire, kubera yuko niwe yajya akoreraho exercice zo kugira ngo nyine amukoreho yimenyereze kuba yakora ku muntu uwo ari we wese. Mama ati none se harabura iki? Deo afite amafaranga, ntabwo se uwo mukobwa mwamwishyura maze bigakunda? Uyu mushuti wa Deo ati ikibazo si icyo, ahubwo Deo yaramuhemukiye cyane kuko yamusenyeye icyokezo, ni ukuvuga bafitanye ibibazo bikomeye, ntabwo rero rwose yakomera kuduha iyo serivisi. Ikindi kandi no kubimubwira nyine byatugora rwose, nta nubwo yaguha umwanya kugira ngo mwicarane maze mube mwabimubwira. Naho rero mama wa Deo ahita amubwira ati none se wifuzaga ko nyine ari jyewe najya kumuvugisha? Nta kibazo rwose nditeguye kuba najya kuvugisha uyu mukobwa. Naho uyu musore ati yego, ndakeka wowe yakumva kuturusha kubera ko wowe uri n'umumama, uburyo wamusobanuriramo yakumva cyane, naho twebwe ari gutekereza ko rwose ari uburaya dushaka kumukorera. Mama wa Deo ati nta mwanya wo kwicara mfite, reka rwose ahubwo tugende. Uyu mubyeyi rero ahita asanga uyu mukobwa nyine ahantu aba atuye kuko aba n'ubundi afite icyumba ha hantu yanacururizaga ni naho aba arara. Angela rero umukobwa rwose unagira icyubahiro
ahita abaza uyu mumama ati none se mama murashaka iki? Ntabwo rwose ngicuruza, ibintu byanjye barabisenye, ntabwo ndi mu kazi, niba wari uje gushaka inkoko? Naho rero uyu mumama ati hoya ntabwo ari zo nashakaga, ahubwo nashakaga wowe kuko nifuzaga ko tuvugana kandi rwose ibintu bikomeye, ndifuza ko twicara maze tukaganira. Uyu mukobwa rero ahita amubwira ati nta kibazo ni karibu rwose maze tuvugane. Uyu mumama rero aricara maze Angela ati ariko murabanza munyibwire. Naho rero uyu mumama ati jyewe ndi mama wa Deo. Aba akibivuga maze Angela akaba arasimbutse ati ariko muranshakaho iki? Ko nababwiye ko rwose ntashaka ko muntangaho ibitambo, nawe kandi mama we ubijemo koko, ariko se umuryango wanyu wose ufite ikihe kibazo? Naho rero mama wa Deo ati tuza, humura rwose ntabwo ari ibyo ngibyo mwana wanjye. Mama rero wa Deo ahita atangira kubwira inkuru yose uyu mukobwa Angela uko iba yaragenze. Aramubwira ati rero igihe Deo yari afite imyaka 10 gusa, umunsi umwe nyine nari ngiye kujya mu rugendo rw'akazi, maze Deo rwose arambwira ati mama mbabarira ntusige, winsiga njyenyine, sinshaka gusigara hano, guma hano tugumane. Maze ndamubwira nti hoya, nta mpamvu rwose yo kugira ubwoba, uri kumwe na papa wawe kandi arakwitaho nta kibazo. Naho rero Deo yahise ambwira ati hoya mama, nibyo ntashaka nyine, ntabwo nshaka ko dusigarana na papa twenyine, kubera ko iyo udahari nijoro turyamye njye na papa arankorakora rwose kandi simbikunda habe na gatoya. Naho rero mama we yahise amucecekesha ati ceceka, ceceka, funga uwo munwa wawe, ntuzongere no kuvuga ibyo bintu, sinshaka ko hari undi muntu uzabyumva, nta soni. None se kuba umubyeyi wawe yagukoraho ni ikibazo? Urumva papa wawe koko kuba yagukoraho ari ikibazo? Njye se singukoraho buri munsi? Naho rero Deo yahise abwira mama we ati hoya mama, ntabwo rwose uburyo nkoraho ariko papa nkoraho birambangamira, ndakwinginze mbabara rwose uguma aha winsiga. Naho mama we ati reka nigendere, ndumva rwose ibintu urimo ntabizi. Mama we rero yakomeje yitegura kugira ngo yigendere, naho rwose Deo yari yatangiye kurira, agahinda kari kenshi nyine ko mama we amusize. Mama we yagiye kugenda rero maze aramubwira ati mwana wanjye humura, humura rwose ntabwo uzarambirwa, nzahita mbanguka kandi witware neza, ndetse ibyo bintu rwose umbwiye ntuzagire undi muntu ubibwira, humura papa wawe aragukunda kandi nyine azakwitaho. Mama we rero rwose yaragiye nyine, ariko ataha iminsi yari yavuze itararangira. Yageze mu rugo rero maze rwose asanga ibintu byahinduye isura. Uyu papa nyine wa Deo yari ari gushakisha Deo yamwihishe, maze uyu mupapa akajya amubwira atumva mukundwa, ngwino rwose ndagushaka, banguka, ntubizi se ni amasaha yo gukora ya gahunda, ngwino rwose banguka. Naho Deo nyine yari yihishe yacecetse kuko yari afite ubwoba bwinshi cyane, yari ari gukanira ukuntu ahantu yari yihishe. Papa we rero aramushakisha maze akaba aramubonye. Akimubona umwana atangira kurira, agatangira kumusaba imbabazi ati wambabariye ntunkorere ibi bintu. Nawe rero papa atangira kumukuramo imyenda nyine, ashaka kumufata ku ngufu nk'uko yari asanzwe abigenza. Mama we rero arinjira agasanga ni uku ibi bintu bimeze, maze akahita induru ayishyira ku munwa ati ntimumbwire ko ibi bintu ndi kubona ari ibya nyabyo, mbega umugabo utagira umutima, nta soni, ibi bintu ukorera umwana wawe ni ibiki? Umwana wawe wibyariye mu nda, amaraso yawe, ni gute ufata umwana wawe ku ngufu? Deo rero ubwo we rwose yahise yiruka maze ajya kwihisha, n'ubundi yari agize Imana abonye mama we amukijije uyu mugabo wahoraga amufata ku ngufu kandi yari se rwose umubyara. Uyu mugabo rero ahita atangira kubwira mama wa Deo ati nyine nibyo nkunda, uriya mwana rwose arandyohereza cyane, ndabikunda rero cyane kandi nta n'icyabimbuza. Mama we rero ufite amahane menshi atangira nyine gukomeza gutuka uyu mugabo, maze uyu mugabo akahuka uyu mama agatangira akamuhondagura. Aramuhondagura rero hafi kumwica, maze akikubita hasi. Uyu mugabo rero aramuniga akenda kumumaramo umwuka. Aramurekura rero rwose azi ko nyine yamurembeje, maze yahindukira agiye kugenda. Mama wa Deo ahita afata ikivaze maze akaba kimukubise ku mutwe inyuma. Uyu mugabo ahita yikubita hasi kandi agahita apfa.
Nuko rero mama wa Deo yagiye nyine muri gereza, niyo ya myaka 18 yamazemo, naho Deo we rwose yari yarabanze kubera ko nyine mama we atigeze amutabara kuri papa we nyine igihe cyose cyashize amufata ku ngufu ko yabibwiraga mama we maze mama we akamucecekesha. Deo bose yari yarabarakariye ndetse yumvaga mama we ataramwitayeho nyine nk'umubyeyi, atarigeze amubonera umwanya. Ibi bintu byose rero mama Deo aba ari kubwira Angela, arangiza kubimubwira Angela yamaze kurira amarira rwose yabaye menshi. Mama wa Deo rero ahita akomeza amubwira ati kubera rero ibyo bintu byamubayeho, kuba nyine yarafatwaga ku ngufu na papa we umubyara, byamuviriyemo uburwayi bwo gutinya umuntu uwo ari we wese wamukoraho, yaba umugabo cyangwa umugore. Ndifuza rero ko rwose ubu burwayi twabumuvura kandi nta wundi muganga afite uretse wowe. Ni wowe muntu muri iyo myaka yose yashize wabashije kumukoraho maze ntagire amahane, ntarwane. Angela ahita abaza mama wa Deo ati none se ubwo ni ukuvuga ko njye mfite uwuhe mwihariko ku buryo ari njye namukozeho maze ntarware? Mama we ati nanjye simbizi, gusa ndifuza ko rwose ubimfashamo kuko umwana wanjye baramuvuje ahantu hose ariko byaranze, kandi rwose ndifuza kongera kumubona ari muzima. None rero umukobwa wanjye, ndabigusabye rwose ufate nka mama wawe, ndakwinginze bimfashemo, icyo uzashaka cyose tuzagikora, niba ari amafaranga ushaka tuzayakwishyura, ntugire ikibazo rwose, icyo washaka cyose kizakorwa. Angela rero ahita abwira uyu mumama ati ikintu nshaka rero rwose ni kimwe, nuko nyine bazongera bakasubiranya ibintu byanjye maze nkongera nkikorera, naho ubundi nanjye nkurikije agahinda numvise ufite, nta kibazo rwose nzagufasha, niba ubona hari icyo nakumarira nta kibazo. Mama wa Deo rero aramubwira turakoze cyane cyane rwose. Arataha rero maze agahamagara wa mushuti wa Deo akamubwira ko uyu mukobwa yabyemeye. Uyu mushuti wa Deo rero abibwira Deo nyine ko uyu mukobwa yemeye ko noneho rwose yazajya amufasha kugira ngo atinyuke gukora ku bantu. Deo rero n'ubundi ubwoba buramwica kubera ko ntabwo aba yari yakwizera na gatoya. Abwira uyu mushuti ati ndumva ubwoba bwinshi cyane, sinumva rwose ukuntu nzabasha gukora ku muntu. Umushuti we ati reka tubigerageze, ahari nyine cyaba ari igitangaza cy'Imana maze rwose ukaba wakira iyi ndwara yakuzonze. Buracya rero maze Angela araza nyine akicara muri salo, ategereza rero Deo ariko rwose akamubura. Deo nyine aba yagize ubwoba maze akagenda akihisha kure, ndetse rwose baramuhamagara ariko akanga kwitaba. Angela rero ategereza hafi umunsi wose maze rwose akabura uyu musore. Ahita ahamagara uyu mushuti wa Deo atumva mbabwire ntimukankinishe, nimwe munkeneye ntabwo ari njye mbakeneye, ni gute nirirwa umunsi wose hano ndi guta umwanya wanjye, nyamara rwose uwo naje gufasha nkamubura. Uyu mushuti wa Deo rero ariyegisikiza maze akamubwira ati ndakwinginze umbabarire rwose, gusa ntibizongera, hari ibitagenze neza ubwo, ariko rwose ejo noneho bizagenda neza. Naho Angela ati ntabwo nzagaruka, niba mutazi icyo mushaka nta mpamvu zo kuntesha umwanya. Uyu mushuti wa Deo rero ahamagara Deo maze akamubwira ati kubera iki rwose wanze guhura n'uriya mukobwa kandi yari aje kugufasha? Naho rero Deo atangira kumubeshya ati nari mfite akazi kenshi, nari mfite ibintu bitunguranye byatumye ntabona umwanya. Umushuti we ati wimbeshya, mbwiza ukuri. Deo ati ntakubeshye, mfite ubwoba bwinshi cyane, ndi kwibaza ko hari bishobora kutazagenda neza, ndi gutekereza ko uriya mukobwa ashobora kuzankoraho maze nkongera nkamera uko nari meze, nkaba ntangiye kumuhondagura. Umushuti we ati reka tubigerageze, buriya nyine umuti ntabwo umuntu awunywa azi neza yuko uri bumuvure 100%, ariko arawunywa byakwanga nyine bakaba bamuhindurira umuti, ariko nibura yagerageje. Deo rero arabimwemerera ati noneho nditeguye nta kibazo. Bahamagara rero wa mukobwa maze rwose akaza, ariko abwira uyu mushuti wa Deo ati nibyo kugenda uko byagenze ejo, ntimutekereze ko rwose mfite umwanya wo guta. Angela araza akicara muri salo maze
Deo araza rero akamwicara iruhande ariko afite ubwoba bwinshi, ari gutitira rwose, aba atetezwa n'ubwoba bw'ibigiye gukurikira. Angela rero agira atya akaba afashe ibiganza bibiri bya Deo amutunguye cyane, aramufata akamukomeza ariko cyane. Naho rero Deo nawe ahita amufata cyane nyine n'imbaraga nyinshi, maze akamukomeza agatitira ariko amufashe akamukomeza agahumiriza, ukabona rwose ameze nk'aho yagiye mu yindi si, atakiri nyine mu isi isanzwe, uba ubona yagiye ahantu kure cyane. Angela rero yumva noneho uyu musore ari kumukanda intoki, ndetse rwose aba yumva amubabaza kubera ukuntu aba yamufatanye imbaraga nyinshi, cyane cyane ko uyu musore aba ari n'umusore nyine w'umunyambaraga. Angela rero akomeza amubwira ati uri kunyica ibiganza, uri kumbabaza, ariko uyu musore ntabwo aba abyumva, aba ameze nyine nk'aho adahari. Angela yahita atangira kuririmba ya ndirimbo yajyaga aririmba ari gucuruza za nkoko ze, ati muze mwese mugure izi nkoko nuziryaho kandi ntabwo uzongera gukenera kurya iz'ahandi ukundi, uzahora uzazimara inzara, ziraryoha kandi rwose kurya inkoko zanjye ni ibyishimo gusa. Akomeza kuririmba rero, maze yajya gusubiramo inshuro ya gatatu, uyu musore nawe agahita amufasha maze bakayiririmbana, dore ko rwose aba yarayifashe mu mutwe, cyane cyane ko bamara rero kurekurana, maze bose barebana mu maso, bahita bavuza induru y'ibyishimo, maze Angela agahita abwira Deo ati biratangaje, atuzi yuko bikoze, urabizi neza yuko umfashe iminota irenga 5, umfashe ibiganza, narindi kuyibara rwose. Deo rero arishima cyane, maze akavuga ati ntabwo ndi kubyumva, sindi kumva ko rwose ibi bintu bibaye, sindi kumva ko mbashije kugukoraho, sindi kumva ko mbashije kugufata iyi minota yose. Ahita rero abwira Angela ati urakoze cyane rwose. Angela arongera akamufata ibiganza ati nawe wakoze, maze n'ubundi nyine Deo rwose ntagire ya mishyiha ye, akitonda akumva nyine ntabwo ahindutse ngo abe umwana mubi. Umunsi umwe rero umukobwa wakundaga Deo cyane cyane rwose, ariko atajya amwegera, aza rero kumureba mu rugo, aba akiza rero, maze akaza agasanga Deo yicaranye neza neza na Angela, kandi bose bicaye begeranye, ndetse bari no kuganira bari guseka. Uyu mukobwa rero aza aje gusuhuza Deo, maze Deo agahita amubwira ati ariko ubundi ntabwo wumva igihe nakubwiye ko utagomba kunyegera, kubera icyo utumva, genda umvugishirize hariya hirya kure. Uyu mukobwa rero ahita arakara nyine, maze akagenda agahagarara aho kure nyine baba bari kumubwira, ashaka gukomeza kuvugisha Deo, maze Deo akamubwira ati ariko nta mwanya rwose mfite, ngaho nsohokera mu rugo maze ugende. Angela rero asohoka agiye kumufungurira, maze nyine bagera hanze, uyu mukobwa ahita ahagarara imbere ya Angela ati mbwira, umugabo wanjye wamuhaye iki, kubera icyo wakwemerera ko mwicarana ndetse ukaba wanamukoraho mukavugana, kubera iki rwose yakwemereye ko winjira mu nzu ye, naho ujye waba akimbona, maze imishyi ikaba myinshi akanyirukanira kure. Angela ati ibyo uri kuvuga ntabyo nzi, umugabo wawe se kuva ryari? Naho rero uyu mukobwa ahita amubwira ati umva kubwire, nutareka umugabo wanjye uzabona ishyano, ndakubwiza ukuri, nzagushyira rwose ku mbuga nkoranyambaga maze abantu bose bakote. Angela ati ibyo se urumva biteye ubwoba, uzabigerageze, njyewe ndi umukobwa wirwanyeho, ntutekereze ko hari ikintu kimwe wambwira cyantera ubwoba, ahubwo si ibyo bintu uri kumbaza, urumva ari njye wakabaye ubibaza, uzagende nyine ubibaze umugabo wawe ko wumva nyine ari umugabo wawe. Baratongana rero, ariko nyine bikarangira Angela yisubiriye mu nzu, maze uyu mukobwa nawe akagenda ariko nyine arakaye. Angela rero ajya gutaha, maze Deo akamuherekeza, bagera rero hanze, maze Angela akitegereza Deo, akabona rwose arasa nkaho atishimye nyine, afite ibibazo byinshi. Abaza Deo ati none se ko ndeba utameze neza, byaba bimeze bite? Jya unyisanzura kumbwire, kubera ko tumaze kuba inshuti uko byamera kose. Deo ahita amubwira ati cyane rwose, uri mu bantu nyine nizera, ndifuza ahubwo ko wangira inama.
Angela ati nta kibazo mbwira. Deo ati rero urumva hari nyine umukobwa mfite, uwo mukobwa rero arankunda cyane kandi rwose ntabwo ngewe mukunda. Ikindi kandi arashaka nyine gushora imari muri kampani yanjye. Ntabwo rero nshaka ko ibyo bintu byose byakwivanga maze bikaba byambuza nyine ayo mahirwe yo kugira ngo ashore imari muri kampani yanjye. Uyu munsi rero yifuzaga ko nyine twasangira, yanze ko rwose twakorera inama kuri Zoom, arashaka ko nyine tubonana maze tugasangira. Ndumva rero rwose mfite ubwoba ko nshobora kumutakaza kuko mu hashize nagiye ntakaza abakiriya benshi mu buryo bumeze gutyo. Angela rero ahita amubwira ati ariko ndumva ibyo byoroshye, none se kuki mutajya gusangira ariko ntumwegere akicara hirya nawe ukicara hino? Deo ati ntabwo bishoboka, uriya mukobwa rwose ntabwo wamubwira ibyo bintu ngo abyumve, kandi nanone ntabwo nshaka ko avumbura ubu burwayi mfite, ntabwo nshaka ko abimenya. Angela ahita amubwira ati rero igihe nyine tutaramenya ko wakize neza ku bantu bose, reka nkugire inama y'ikintu wakora. Wowe nyine uwo mukobwa umwemerere ko muri busangire, ariko mbere y'uko musangira umubwire mubanze muhurire muri biro yawe kugira ngo muvugane. Noneho wowe umubeshya nyine ko wanduye indwara kandi yandura, umubwire ko wayanduriye mu kindi gihugu. Rero abaganga bakaba barakubujije kuba nyine hari umuntu n'umwe mwasuhuzanya cyangwa mwakoranaho utarakira, kugira ngo ube nta wundi muntu nyine wayanduza ari bukumve kandi ari bugire ubwoba nyine ku buryo atagukoraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Deo rero ahita aseka atari kuza ubwenge, ntabwo numva ukuntu ubwo bwenge bwose buri muri uwo mutwe wawe, sinari nzi ko uzi ubwenge kuri iki kigero. Ahita rero amuhobera ati urakoze cyane, inama ungiriye nta kintu na kimwe cyo guhindura kiriho, ni iyo ngiyo nyine kandi rwose ndumva biri bucemo. Basezeranaho rero maze akabwira Angela ati ugire umunsi mwiza, ubwo turi kumwe nyine turaza kuvugana. Deo rero ahita ahamagara nyine wa mukobwa maze akamubwira ati nta kibazo twahurira muri biro tukavugana ubundi nyine tukabona kujya gusangira. Deo rero aragenda akicara muri biro, uyu mukobwa arinjira agashaka nyine kumuhereza ukuboko nk'ibisanzwe ngo amusuhuze. Deo ahita amubwira ati hoya nimwicare. Naho uyu mukobwa ati kuki wampamagaye hano niba rwose bitanashoboka yuko wansuhuza umpereje akaboko? Deo aterega ntabwo ari uko bimeze, ibyo ukeka rwose siko bimeze, icara maze nkubwire. Baricara rero maze Deo agahita amubwira ati rero rwose umukobwa mwiza, impamvu nanze kuguhereza akaboko, hari indwara nanduye nyine nagiye muri misiyo y'akazi, none nyine kubera ukuntu yandura muganga yambwiye ko nta wundi muntu n'umwe ngomba gukoraho kugira ngo mbe ntayimwanduza. Uyu mukobwa rero ahita abwira Deo ati ese nuko bimeze, kubera icyo utabimbwiye kera kose? Nabonaga rwose umpunga maze ngatekereza ko ahari ari ukuba nyine utanyiyumvamo, ariko ndabyumvise cyane. Naho rero Deo ati ntakwiyumvamo ntabwo byashoboka, umukobwa mwiza nkawe uteye neza ureba neza, urumva koko nakugendera kure? Ababivuga nyine amutera imitoma ariko anamumwenyurira kugira ngo nyine amwereke ko nta kibazo na kimwe gihari. Deo kandi ahita amubwira ati nta kibazo rero rwose twagenda tukajya gusangira. Naho uyu mukobwa ahita amubwira ati nta kibazo, mbere yuko tujya gusangira banza umpe nyine ya dosiye washakaga ko nsinya, mbanze nyisinya nta kibazo tubone kujya gusangira. Deo rero arayimuhereza akamuhereza na bike, maze uyu mukobwa agasinya nyine kuri iyi dosiye. Bahita bahaguruka maze bakajya gusangira. Deo aba yishimye cyane kuko nyine iyi dosiye aba yamaze kuyisinyaho, ibintu byose biba bimeze neza. Bajya gusangira birumvikana, uyu mukobwa rwose ntabwo aba ari kumwegera kuko nawe aba afite ubwoba bwo kuba yakwandura iyi ndwara nyine y'ikinyoma baba bari kumubeshya. Bamara gusangira n'uyu mukobwa maze agataha akabwira nyine wa mushuti we ukuntu ibintu byagenze, maze agahita anahamagara uyu mukobwa akamubwira ati umva wakoze cyane, uyu munsi rwose watumye nyine nsinda igitego cy'umutwe, ngomba kuzakugurira akantu byanze bikunze. Kwihangana rero biranga, maze Deo rwose agahita ajya kureba Angela. Abakimugeraho ati mva kubikubwira kuri telefone numvaga rwose bidahagije habe na gatoya, nifuzaga kubikubwira turebana.
ndakubwiza ukuri umupangu wawe rwose waciyemo neza cyane. Tekereza kuko noneho uretse kuba yasinye ari amadosiye yananyemereye kuba rwose azanshakira abandi bashoramari. Ndakubwiza ukuri kuva namenyana nawe ubuzima bwanjye bwagiye buhinduka kandi bujya heza. Ibintu byose byanjye biri kugenda neza kuva namenyana nawe. Sinzi rwose ikintu nzaguhemba, sinzi ikintu nzagukorera, ntabwo rwose mbizi. Angela rero we aba ari kumwenyura maze akamubwira ati murakoze rwose gushima, nishimye nyine kuri ibyo byose byiza byabaye. Deo rero ahita abaza Angela ati ariko se kuba uba uri hano wenyine ntabwo rwose ujya wumva ufite irungu? Angela ati yego mba numva ndifite, ariko nanone narabimenyereye nta kibazo. Deo ati ko n'ubundi uri kumfasha, ko rwose akazi kose umeze nkaho ugakorera iwanjye, n'ubundi waje nyine mu nzu ko ari hanini, maze rwose irungu ntirikakwica uri wenyine. Angela ati none se nta kintu byaba bigutwaye, cyane cyane ko nyine mbere bari barasabye uyu musore ko Angela yaza maze akaba hafi nyine muri iyi nzu, ariko uyu musore akabyanga. Uyu Deo rero ahita abwira Angela ati hoya nta kibazo rwose na kimwe kirimo, sinjye mbikwemereye se. Kandi ibi byose Deo aba ari kubivuga rwose aseka, biba bigaragara ko yishimira uyu mukobwa ndetse rwose ari we muntu babasha kumva ibintu kimwe. Angela rero ahita amubwira ati murakoze cyane kandi rwose ndabyishimiye. Umunsi wakurikiye rero Deo arataha maze yakwinjira muri salo agasanga mama we aricaye ari kuzinga imyenda nyine ya Deo. Ahita amubaza ati wowe urankorera iki mu myenda? Naho mama we ati nabonye nyine imyenda yawe ijagaraye, nifuza kuyizinga. Deo n'umujinya mwinshi ati urankorera nkande? Uri umufuzi se cyangwa uri umukozi wanjye? Ntabwo nguhemba, wowe ujya mu myenda yanjye nkande? Naho rero mama we ati nka mama wawe rwose mwana wanjye mba nifuza kugufasha. Naho Deo atumva ntabwo wabashije kumfasha mu hashize, nta nubwo rero ukeneye kumfasha ubu, ndetse rwose nta nubwo uzigera umfasha, nta n'ubufasha bwawe na bumwe nkeneye, singukeneye, mpagurukira ahangaha ugende. Ahita rero amuhagurutsa nabi maze mama we agahita agenda ari kurira. Agera muri salo rero agahita asanga hariyo Angela. Angela ahita amubaza ati ubaye iki ko rwose uri kurira? Naho rero mama we ati umwana wanjye ntabwo rwose ashaka kunyumva, yanze kumbabarira neza neza. Baba bakiri kuvuga ibyo maze Deo akaba amanutse na ya myenda yose mama we yari ari kuzinga, agahita amubwira ati akira n'ibyo byenda bijyane, ntabwo ibintu wakoresheje intoki zawe rwose mbikeneye. Mama we noneho si ukurira yivayo. Angela rero aramuherekeza maze rwose akamusaba kwihangana, akamubwira ati reka tubitware gakeya, ariko ndabizi ko bizagenda neza, humura rwose ni buhoro buhoro, nkuko no kugira ngo atangire kugenda akira gake nabyo biri kugenda biza buhoro, n'ibindi rwose bizaza, ntuhangayike. Amara rero guherekeza mama wa Deo maze akagaruka kureba nyine Deo, amusanga mu cyumba maze agahita amubwira ati narinje kukubwira ko nyine ejo nzongera gufungura cya cyokezo cyanjye, rero uyu munsi ngomba kujya kubibwira abakiriya banjye nyine bose, nkabamenyesha ko ndi hafi kongera gufungura, bityo nyine ntazafungura maze nkabura abakiriya. Deo rero ahita amubwira ati ndakwishimiye cyane rwose kandi ndakwifuriza amahirwe masa. Naho Deo ati ariko ubundi urabyumva gute ndamutse nguherekeje? Angela ati nabikunda cyane, maze rwose uwo mwanya nyine turi kumara tujya gushaka abakiriya tukagenda dufatanya mu biganza, ni ibintu nyine nabyo byaba biri muri exercice tugomba gukora, nta kibazo rwose, twaba turi no mu kazi. Deo rero arabimwemerera ati nta kibazo reka nitegure, ndaje ngusanga muri salo maze tujyane. Aritegura rero koko maze nyine bakagenda, uyu munsi bagenda bafatanye ikiganza ahantu hose bajya umunsi wose. Mu gutaha rero Deo abwira Angela ati ntakubeshye rwose ndabona meze neza, noneho mfite icyizere ko ahari nshobora kuba narakize. Angela aramubwira ati nanjye rwose ntakubeshye ndabona rwose ngufitiye icyizere. Bakomeza no kugenda mu muhanda bafatanye rwose agatoki ku kandi, ndetse uyu munsi bakanasohokana bajyana nyine gusangira ahantu muri resitora. Rwose ibyishimo biba ari byose, uyu musore nyine aba afite umunezero udasanzwe.
Umunsi wakurikiye rero Angela ndetse na Deo bahamagara wa mushuti wa Deo kugira ngo rwose noneho bamubwire ko ibintu byose bimeze neza. Baba bicaye muri salo rero bafatanye rwose ku rutugu ubona ibintu biryoshye cyane, maze bakabwira uyu musore bati rero ibintu byose noneho ubu bimeze neza, ndakeka rwose Deo ameze neza cyane. Uyu mushuti we rero ashimira Angela maze agasaba Deo ati rero kugira ngo tumenye ko rwose noneho ibintu bisigaye bimeze neza, ndifuza ko noneho watangira gukora imyitozo yo kuba wakora no ku wundi muntu ariko utari Angela, kuko Angela we biragaragara ko rwose mwamenyeranye nta kibazo. Deo rero n'ubundi bakibimubwira ubwoba buhita bwongera bukamutaha, sinzi impamvu abandi bantu bose bamuteraga ubwoba. Umushuti we aramubwira ati bingeragerezeho, ndifuza ko wamfata ikiganza maze rwose tukareba nyine urwego ugezeho ukira. Ubwoba burabanza bukamwica n'ubundi akongera agatitira, ariko nyine umushuti we agahita amufata ikiganza byihuse. Deo rero aramufata akamukomeza maze akumva nta kibazo na kimwe, akumva rwose n'ubundi nawe bimeze nk'uko yajyaga afata Angela nta kibazo. Ahita arebana n'uyu musore maze bagahita bahaguruka bagahoberana noneho bya nyabyo. Uyu musore ahita amubwira ati warakize, ikigaragara cyo rwose noneho warakize neza. Barishima rero maze bagahita nyine banabiserebura bakabinywera birumvikana. Bamara rero gutandukana maze uyu musore w'inshuti ya Deo agahamagara Angela aramubwira ati ndagushaka ko tuvugana turi twenyine, hari ibintu nyine nshaka ko tuganiraho. Angela aramubwira ati nta kibazo. Uyu mushuti wa Deo rero asanga Angela ku kazi nyine aho aba ari maze agatangira kumuvugisha, aramubwira ati umva rero nkubwire, biragaragara ko rwose Deo ari mu nzira nziza nyine, ariko hari ikindi kintu nifuza ko dukora kugira ngo nyine tumenye ko neza ibi bintu byamushizemo. Ndifuza yuko wazamuganiriza maze rwose ukamubaza nyine ahahise he, akaba ari wo kwibwirira uko byamugendekeye. Ndifuza ko abikubwira n'umunwa we nyine akakubwira ibyamubagaho byose, ibyamuteye buriya burwayi, kuko igihe cyose ataricara ngo abyivugire we wenyine buriya rwose atarakira, kubera ko iyo umuntu ashaka gukira indwara arayiganira. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ibintu bikurimo uraruhuka rwose ku kigero cya 80%, ndetse ni nako uburemere bw'ikintu buba buri kugenda bukugabanukamo. Ndifuza ko rero uzamuganiriza maze rwose akaba yakubwira ahahise he akirekura akabivuga, niko buriya tuzamenya ko noneho yakize neza neza. Angela rero ahita amubwira ati ubuse kuko ibyo bintu nzabihera hehe? Naho uyu mushuti wa Deo ati simbizi ariko ndabizi uzabona rwose umwanya mwiza wo kuba wabimuganirizaho. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro wagira ngo rwose ibintu bari bavuganye Angela n'uriya mushuti wa Deo, wagira ngo rwose Imana yari yabyumvise nyine ishaka kubibashyirira mu ngiro. Deo rero yararyamye maze rwose atangira kurota nyine ibintu byamubagaho mu bwana. Uyu musore yagize ubwoba bwinshi maze abyuka ku buriri akagenda mu cyumba cye agenda asakuza ati hoya rwose papa ndeka wikomeza kunkoraho, ntabwo mbishaka kunkoraho, wambabariye koko wandetse. Arasakuza cyane rero maze Angela aho yari aryamye akumva urusaku rwinshi rw'uyu musore, aza yiruka rero maze agasanga uyu musore ubwoba bwamwishe yitsindagiye mu nguni y'icyumba cye avuga ati ndeka rwose. Angela amukoraho maze uyu musore ahari akagira ngo n'ubundi ni papa, agakomeza akaba muri za nzozi yari arimo. Angela aramuzunguza akamubwira ati ni jyewe rwose ngaho ndeba, amuzunguza umutwe cyane maze uyu musore akamera nk'ukangutse yitegereza Angela akabona ni Angela nyine ntabwo ari papa we, ahita amuhobera cyane akamufata akamukomeza nk'umuntu nyine wari ufite ubwoba, ndetse rwose biba ari byo ko aba avuye mu nzozi mbi cyane. Angela aramubwira ati tuza, tekana ndahari, humura rwose ntabwo ari umugizi wa nabi, ni jyewe nyine ndaha, ibyari biri kukubaho warotaga. Maze nta gushidikanya Deo ahita abwira Angela ati hoya ntabwo narotaga, ahubwo nasubiragamo rwose ibintu byambayeho nyine mu bwana bwanjye. Naho rero Angela ahita amubwira ati ngaho mbwira neza, mbwira rwose uko byagenze, ndifuza ko tubiganira, dore nta kintu na kimwe n'ubundi tutajya tuganira, umbwira byose, namaze kuba umujyanama wawe, ndifuza ko rwose n'ibyo bintu ubimbwiraho. Deo rero ahita atangira nyine kumutekerereza uko byagendaga kera akiri umwana.
uburyo nyine papa we yajyaga amufata ku ngufu. Amara kubimubwira rero maze agahita amubwira ati ni nayo mpamvu kandi nanga mama wanjye cyane, mwanga urunuka ndetse n'iyo mubonye mpita numva rwose ntangiye gutekereza iby'ahahise. Angela ati rero mbwira kubera iki wanga mama wawe muri ibi byose? Theo ati impamvu mwanga nta yindi, mama wanjye namubwiye kenshi ko papa wanjye rwose ankorakora mu masaha y'ijoro, ariko mama wanjye ntiyigeze abyumva, yarakomeje aha umwanya akazi ke akajya yigendera maze akadusigana. Rero rwose ibyo bintu byatumye murakarira kuko nkeka ko kuba ubuzima bwanjye bwarangiritse bigeze aha ari mama wanjye wabigizemo uruhare. Iyo aza kunyumva maze rwose agakurikirana agashaka amakuru, ahari ariko yarantabariye ku gihe ntararinda rwose nangirika. Naho rero Angela ahita amubwira ati ariko rwose ndumva ngiye mama wawe umurenganya. Angela rero aba agifashe Theo mu gituza kuko nyine aba yari afite ubwoba bwinshi. Ati ariko njye ndumva mama wawe rwose umurenganya, ntabwo mama wawe yari kumenya ko papa wawe ukubyara, papa wawe w'amaraso yagukora ibyo bintu. Ndetse rwose nuko wabimubwiraga ntabwo yahitaga abyumva mu buryo wowe uri kubivugamo, yumvaga ko nyine buriya papa wawe ukoraho agukinisha, ntabwo yigeze amenya ko rwose papa wawe yakwangizaga. Ikindi kandi urabona ko igihe yabimenyeye byatumye rwose atanihangana, dore rwose niwe wishe papa wawe bituma anabifungirwa. Bishatse kumvikana ko n'ubundi atari kwihanganira ibintu papa wawe yagukoraga iyo aza kubimenya kare. Theo ati mama wanjye nyine yabaye indangare, ntabwo yabaye umubyeyi mwiza, niyo mpamvu mba numva naramurakariye. Angela ati hoya, igihe kirageze rwose ngo uhinduke, we gukomeza kumva ko mama wawe yagukoreye amakosa kuko nta kintu cyari gutuma abimenya habe na gitoya. Angela rero abwira Theo ati rwose ugomba kugerageza maze ukababarira mama wawe. Theo ati sinzi ko nabigeraho kuko mama wanjye nyine yagombaga kundinda ariko yaratsinzwe rwose ntiyandinda. Angela ati ndabyumva ariko rwose mubabarire. Theo rero ahita atangira kurira ati ntabwo rwose nzi ko nabishobora. Naho Angela ati yego uzabishobora, ikindi kandi ndi kumwe nawe, nzakuguma hafi, uramfite rwose hafi yawe ngo ngufashe muri buri kimwe cyose uzakenera. Ndakwinginze rwose bitekerezeho neza maze umubyeyi wawe wongere umubabarire, nawe si we. Ikindi kandi kuba yarafunzwe imyaka 18 yose ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ibyo byose kandi yabikoze nyine n'ubundi ari kukurwanirira, ari kukurinda. Theo rero abwira Angela ati nta kibazo rwose nzamuvugisha, muzamubwire nyine aze maze duhure. Angela rero abwira nyine wa mushuti wa Theo ko rwose yahamagara mama wa Theo. Uyu mushuti wa Theo abanza kujya kumureba kuko nyine ntabwo rwose aba yizeye ko ibintu Theo yavuze yabikuye ku mutima. Abwira Theo ati mbwira uriteguye kuba wahura na mama wawe? Niba rwose utaritegura nta kibazo, twaba tubyigije inyuma. Naho Theo adaseka rwose ati nta kibazo nditeguye, umubwire aze maze duhurire mu rugo iwanjye. Uyu mushuti rero wa Theo aragenda akazana mama nyine wa Theo, aramuzana akabahuza maze agahita yisohokera kugira ngo bavugane. Theo rero abwira mama we ati icara. Aricara maze Theo akicara akamwitegereza, yarangiza akamubaza ati kubera iki waretse papa wanjye akafata ku ngufu igihe kireshya kuriya? Mama we ati mwana wanjye sinigeze rwose mbimenya ko biriya bintu byabaye. Theo ati wibeshya, nta kuntu utari kubimenya, ahubwo washyigikiraga umugabo wawe kurusha nyine uko washyigikira umwana wawe. Mama we ati hoya rwose ntabwo nigeze menya ko papa wawe yari igisimba bigeze hariya. Theo ati nyine wowe cyari kikuraje inshinga ni akazi kawe wigiraga muri business zawe, ariko nyamara ntiwibuke yuko ufite umwana ugomba kwitaho. Ni kenshi nagutakiye ariko ntiwigeze uhaba ngo ntabare. Mama we ati mwana wanjye umbabarire, ntabwo rwose nasibanganya hahise, sinakwibagiza ibihe waciyemo, ariko mbabarire rwose ko nagize uburangare maze ibyo wambwiraga simbifate nk'ibintu bikomeye ngo nanjye nikurikiranire mbimenye. Ntabwo rwose nigeze mbyumva mu buryo wabimbwiragamo. Ndakwinginze umbabarire mwana wanjye kuba nyine naratumye ubuzima bwawe bwangirika. Theo rero ahita amubwira ati use urabona koko bizanshiramo gute ibi bintu? Naho mama we ati ndakwinginze rwose gerageza mwana wanjye umbabarire.
amanuka rero agiye gupfukama hasi, maze Deo agahita amufata ibiganza ati hoya wipfukama rwose, ahita amuhobera ati ndakubabariye rwose. Mama we ahita yishima cyane ko umwana we noneho aba yongeye no kumukozaho ibiganza, aramuhobera cyane maze agahita azamura ibiganza akavuga ati Mana yo mu ijuru wumve ko rwose ngushimye, umwana wanjye yarakize ameze neza kuri iyi nshuro. Baricara rero noneho bakaganira neza kandi rwose baba babariranye, ibintu byose biba bimeze neza. Umunsi wakurikiye rero Deo abwira Angela ati uyu munsi ndifuza ko turi bujyane gucuruza, ndifuza ko rwose njye nawe turi bucuruze maze kakahava. Angela rero aramubwira ati koko se nibyo, urumva rwose turi buhagararane tugacuruza ziriya nkoko zokeje tukazotsa njye nawe? Deo ati cyane rwose, kandi icyo ngicyo cyaba ari n'igihano nyine naba nihaye, kubera yuko naraguhemukiye maze ngusenyera ibintu, ndakwinginze kandi umbabarire rwose kuba narakwangirije. Angela ati nta kibazo, narangije kukubabarira kubera ko nawe rwose narabyumvise ko atari wowe nawe. Bajyana rero gucuruza maze rwose bagafatanya kuririmba nyine za ndirimbo zahamagaraga abakiriya. Uyu munsi abantu baza ari benshi maze bakagura ndetse bakishimira ibi bintu Angela aba akora. Ku mugoroba rero Angela abwira Deo ati ndishimye cyane kandi rwose wakoze kumfasha, hari abandi bakiriya bashya nabonye kubera wowe. Deo rero aramubwira ati hoya ntacyo nakoze nkurikije ibyo wankoreye, ntabwo rwose nzi ko nabona icyo nabasha kugukorera. Angela ahita abwira Deo ati gusa nyine hari n'ikindi nashakaga kukubwira. Deo ati nta kibazo mbwira. Angela ati nkurikije nyine uko umeze biragaragara rwose wamaze gukira, akazi rero kari karanzanye aha ndakeka kararangiye, warakize neza umeze neza, nanjye rero mbona nkwiye gusubira mu buzima bwanjye nyine nkongera nkajya kubaho uko nari mbayeho, kubera ko rwose nta kibazo ugifite, nta mpamvu n'imwe mfite yo kuguma hano. Deo rero yitegereza Angela maze akamufata ibiganza, aramureba mu maso maze agahita amubwira ati Angela ndakwinginze rwose wigenda, sinifuza ko ugenda, ndifuza ko waguma hano, sinifuza ko wansiga ukundi, kubera yuko iyo uri hano nibwo mba numva nishimye, nibwo mba numva kandi ubuzima buryoshye. Naho Angela rero ahita abaza Deo ati none se urumva ari iyihe mpamvu yatuma nguma aha kandi rwose icyari cyaranzanye cyararangiye? Deo ati impamvu yatuma uguma aha nta yindi Angela, rwose ndashaka kukubwiza ukuri, ndagukunda kandi cyane, rero sinifuza ko wanjya kure, sinifuza kugutakaza, ndashaka ko muri iruhande, wabaye muganga w'umutima wanjye, ndifuza ko rero waba nk'umufatanyangendo w'ibihe byose wanjye. Angela rero yitegereza uyu musore maze akamubwira ati ntakubeshye rero rwose nanjye amarangamutima akunyerekezaho, ikindi kandi buriya guhura kose kuba gufite impamvu. Uribuka umunsi wa mbere nza muri runo rugo nje kugutonganya ngo wansenyeye ibintu, uriya munsi narumvise ndasenga maze nsaba Imana ko rwose yanyobora mu rugo rw'uzaba umugabo wanjye w'ubuzima bwose. Ni nako byagenze kuko nkimara gusenga bambwiye ko wansenyeye ibintu. Aha rero niho hambere naje rwose nerekeza, burya nyine kuba narinjiye muri uru rugo byari Imana yakunyoboragaho, niyo yambwiraga ko nyine umukunzi wanjye ari ahangaha ngomba kumusanga. Deo rero aramubwira ati ni ukuri ndishimye, ikindi kandi kuba waraje rwose mu buzima bwanjye byambebereye ibintu by'umumaro. Aba bombi rero barahoberana maze Angela akabwira Deo ati nanjye ndagukunda cyane rwose, sinkeneye nanjye kugusiga, gusa ntabwo nari nzi ko ariko nawe unyiyumvamo. Sinkigiye rero rwose, ngomba kuguma hafi yawe nk'uko ubyifuza. Deo rero yongera kumushimira maze akongera no kumwibutsa kandi ko amukunda. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo duca kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.